Yubile rero iteguye gute, izaba ryari, byose uragenda ubigarukaho. Okay, murakoze cyane. Yubile yateguwe na Young Generation, ariko ni igikorwa cy'abanyarwanda bose. N'abanyarwanda bose tugashima Imana, tukasubiza amaso inyuma, tukareba aho tuvuye, tukareba ibibazo nyine burya amateka atwigisha ngo utazi yaba nta nubwo amenye yajya. So rero Yubile twayiteguye neza, tumaze igihe twitegura, twakoze concept yayo kugira ngo dutegura amasomo tuzigamo, dutegura ibikorwa byayo. Ngira ngo rero guhera mu kwezi kwa 11 umwaka ushize 2018 nibwo twatangiye kubimenyesha inzego zose. Twasanze inzego z'igihugu bireba RGB, tubiganiraho, babyumva neza. Twaganiriye na Peace Plan, urwego rushinzwe guhagararira amadini yose, hafi ya yose, imiryango ya gikristo, za World Vision n'indi miryango yose yagutse, hanyuma n'inzego za leta byenshi nabivuze, inzego z'abikorera muri PSF, inzego zose z'igihugu twarazimenyesheje. So rero we mu kwezi kwa 8 twari mu gikorwa cya awareness, twerekana preparation, tuganira n'izo nzego zitandukanye, kandi ikintu dushimana nuko bose bavuga ngo iki gikorwa ni cyiza. Uri gikorwa kirarimbanije mu myiteguro yacyo, ariko umunsi nyirizina wo kwisha twese nk'abanyarwanda, uwo munsi tukavuza impundu, tukabyina, twishimira ejo hacu hazaza, ni ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 9. ngira ngo izina rya Yubile nyirizina yitwa Rabagirana Rwanda. Ni Rabagirana Rwanda kuko mu by'ukuri buriya tuzasobanura abantu mu murage mushya ibintu byinshi. Uru Rwanda rurenze kuba igihugu iki ngiki abantu babona. Iki ni igihugu cy'umugisha gikomeye cyane, ni igihugu gikomeye cyane mu by'ukuri. Katubwira abanyarwanda ngo Imana Uwiteka agiye kuduhishura igihugu cyacu, uburyo ari igihugu cy'umugisha. Abantu benshi ntabwo bakunze kucyumva, ariko mu murage mushya tugiye gusobanura abanyarwanda igihugu cy'u Rwanda cyari cyo. So rero niyo mpamvu iransanganyamatsiko yitwa ngo Rabagirana Rwanda. Ngira ngo mu by'ukuri abantu benshi bazifuza kuba abanyarwanda, nibamenya u Rwanda ruhishutse, u Rwanda rw'umwuka. Byose n'ibyabaye burya Satani yanga ngo mujura atera hari ibintu n'ibyabayemo no kugenda rurwanya no kwaza ubutunzi burimo. Rero Imana yashyize ku mutima yacu hishurirwe ry'igihugu cyacu, ni igihugu cy'umugisha. Rero ndizeza abanyarwanda imyaka 25 imbere, ingingo twabateguriye iyerekwa dufite, uzabyumva wese azifuza kugenda mu murongo n'ihishurwa rikomeye Imana duhaye. Murakoze cyane. Mwabyumvishe bakunzi ba Iyobokamana TV yuko aba bantu bari kutuganira neza ku bintu barimo bagenda bategura. Pastor, wenda tukugarukaho dukomeza nyine kuvuga no kuri iyi Yubile. Umuntu yakwibaza ati mbere ya genocide idini n'itorero n'ubundi byariho bibasenga abantu mu nsengero nkuko n'ubundi n'ubu ngobo bikorwa. Murumva kuba wenda hagiye gukorwa Yubile si ibibazo wenda byagiye biba, murumva no mufite icyizere cy'uko uko amatorero n'amadini byaba biri gukora muri iki gihe dusohoyemo, wenda nabyo habaye wenda ikintu kidasanzwe cyangwa noneho batakongera cyangwa ngo bihangire kuba byagaragara ko idini n'itorero byijanditse mu bintu bibi, ko na mbere n'ubundi basengaga baterana amateraniro ibiterane by'amasengesho bigakorwa mu madini n'amatorero. Ubu noneho Yubile kuba muzayizihiza, murumva izabije gukemura iki cyangwa umuti uzaba uwuhe w'ibyo bibazo? Urakoze cyane. Buriya iyo umuntu ajya kugaya cyangwa kunenga agomba kugira ibyo ashingiraho. Iyo tureba ubukristo mu Rwanda, bwageze mu Rwanda ryari, bwaje bute, bwazanywe nande? Ubukristo mu Rwanda bwaje mu mwaka w'1900, buza isi yafashe icyerekezo ibihugu by'i Burayi, twakwita ibihugu by'abazungu, biri kuza gukoloniza umugabane wa Afurika. Afurika yari imeze gute? Cyane cyane Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara. Iyi Afurika yari Afurika y'abantu batazi gusoma no kwandika, abantu bataramenya no kwambara ikabutura, abantu b'abaturage bari primitive bakiba mu mashyamba aho ngaho. Noneho ubwo abo bantu baje b'abakoloni n'ijambo bazanye,
urumva abantu babizaniye ni bande? Iyo turebye Bibiliya y'ikinyarwanda ikoreshwa n'abaporoso hafi ya bose, yahinduwe mu kinyarwanda mu 1957 nibwo iyo Bibiliya yari imaze kuboneka. Ese mbere y'uko imyaka 57 abanyarwanda bari kwigishwa iki mu ruhe rurimi? Ese materiyeri yifashishaga ni iyihe? Ese abari bazi gusoma no kwandika banganaga iki? bakunzi ba Iyobokamana TV, turabasuhuje mu izina rya Yesu. Ni kwa kundi nyine mumaze kutumenyera ko tugira gutya tukabazanira abakozi b'Imana amaze tukabasha kuganira nabo. Ni muri ubwo buryo muri kubona nyine nicaye hagati y'abagabo, n'abagabo bafite icyo bavuze mu ruhando rwa Gikristo hano mu Rwanda. Ni rero ni mubabona nyine murahita mumenya ati batuzaniye ibiki, bagiye gusobanura ibiki, bagiye gukora kiganiro ki. Muraje rero mu bisobanukirwe, ariko nyine reka batangire batwibwira kugira ngo udukurikiye wese amenye ngo ni bande tuzanye. Pastor, mwiriwe neza? Mwiriwe. Amakuru meza, turashima Imana. Guhaye ikaze kuyobokamana TV. Murakoze cyane, kandi so bwa mbere hano ni mu rugo rwose cyane. Uyu rero ninde tugiye kuganira? Muratagira mutwibwira, mutubwira nyine nicyo muhagarariye kugira ngo mube mubashije kugera kuri kamera za Iyobokamana TV. Murakoze cyane. Muvugana ni Pasiteri Sebanani Christophe, umuyobozi mukuru w'umuryango Shining Family Ministries, umuryango w'ivugabutumwa cyane cyane wiganjemo Young Generation, umuryango ushibutse vuba ngaha uje gusubiza ibibazo bikomeye cyane by'imyizerere, kuko dufite ubutumwa bwiza buri kuzana impinduka idasanzwe. Rero icyo navuga cyane umwanya nuko muri Shining Family Ministries harimo programu ikomeye, programu yagutse yitwa New Legacy Initiative cyangwa se umurage mushya initiative gutyo. Iyo ni programu ikomeye cyane izanye ibisubizo, ndetse ngira ngo muri iyo programu harimo n'igikorwa cya yubile turi gutegura, yubile y'Itorero rya Kristo mu Rwanda guhera 1994 kugeza 2019, ubwo ni imyaka 25. Nibyo tugiye gukomeza kubasobanurira mwese abatari babizi kugira ngo bamenye. Urakoze cyane. Bakunzi ba Iyobokamana TV, murumva abangaba tuzanye n'abantu nyene bafite ministeri ngo yashinzwe na Young Generation. Kuvuga Young Generation, Pastor, bishatse kuvuga iki? Iyi ministeri imaze igihe kingana iki ibayeho? Young Generation urumva n'urubyiruko, n'ababyiruka, n'urubyiruko n'abakiri batoya. Nyuma y'amateka atari meza twavuyemo, abana bashibutse turi kwishakira ibisubizo, nkuko turi nabiganireho. Imyemerere yacu twadufite ntabwo atubujije ikibi. Rero kugira ngo tunoze neza ejo hacu hazaza, buriya n'imyemerere igomba kujya ku murongo, tukizera ibintu bidukiza, bitatwica, ibintu bituzanira kurabagirana mu buzima bwacu, kuri bugace ku buzima bwacu. Nicyo kintu twakoze rero, kandi tukirije kure. Ministeri y'ivugabutumwa Shining Family Ministries yatangiye 2014, ikora Kimironko. Tumaze igihe tumeze neza. Bakunzi ba Iyobokamana TV, mwabyumvishe ko aba bagabo turi buze kuganira neza. Aha ku ruhande nabwo kandi murahabona undi mugabo, reka nawe tuze tuganira nawe, yatangira atwibwira kugira ngo abadukurikiye bashe gusobanukirwa ngo ninde. Mwiriwe neza se? Mwiriwe. Amakuru ni meza. Tuguhaye ikaze kuyobokamana TV. Murakoze cyane. Ninde rero tugiye kuganira? Mwatangira mutubwira amazina yanyu. Nitwa Rurangwa Denis, nkaba ari jewe uhagarariye gahunda y'umurage mushya initiative. Urakoze cyane. Ati ninge uhagarariye umurage mushya initiative. Niyo Pastor yaravuze iri gufatanya na Shining gutegura ngo yubire y'itorero. Haryo ubwo ni yubire y'itorero, ni yubire y'abakirizi cito niki murabidusobanurira? Nkuko Pastor yaramaze kubivuga, ni gahunda ya Shining Family Ministries
muri iyo gahunda y'umurage mushya initiative ifite ibikorwa bitandukanye birebire by'igihe kirekire igomba gukora byo gufasha umuryango nyarwanda kongera kwiyubaka ndetse no kubaka ejo heza h'igihugu. Niyo muri iyo porogaramu niho harimo gutegurirwa yubile y'imyaka 25 y'itorero rya Gikristo cyangwa umuryango wa Gikristo kuva mu mwaka w'1994 kugeza muri mwaka 2019, yubile y'imyaka 25 kuko imyaka ya mbere ya jenoside ni imyaka yabayemo umwijima, kandi uwo mwijima utugeza kuri jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 kandi mu gihugu cya Gikristo. Kongera kwiyubaka rero kuva 1994 kugeza ubu ngubu 2019, imyaka 25, urumva ko bifitwe n'abakiri bato cyangwa young generation. Abo rero niyo mpamvu nyine twavuze tuti tugomba gutegura yubile, kuko yubile ni twebwe tuzi uburyohe by'imyaka 25 ishize. Tugomba gutegura yubile, yubile nyine ni yubile nukunezerwa, no gusubiza amazi inyuma, ukareba aho uvuye aho ugeze, ariko nanone ukongera ukareba imbere. Ibyo ngibyo turimo gutegura kandi tubigeze kure, turakomeza kugenda tubiganiraho. Ni ibintu byiza cyane rero mwabyumvishe bakunzi b'iyobokamana TV ati tugomba gutegura yubile. Nubwo warutangiye kubisobanura, ariko iki kibazo ndibuze ndahindukira hano nyibaze Pasiteri, mubaze ati itorero ry'Imana mu Rwanda rimaze imyaka myinshi ribayeho, kuko amatora atandukanye yagiye agera mu Rwanda mu myaka ya za 22 muri 40 ni n'ahandi, ariko ati turashaka gutegura yubile y'imyaka 25 nk'umuryango rero watangijwe nyine n'urubyiruko cyangwa young generation. Iki gitekerezo cyo kwizihiza yubile y'itorero rya nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka 1994 cyaje gute, cyatangiye gute, cyakizwe mu imbaraga nabande? Umuntu wese yabyibaza ati umuntu wacukumbuye akavumbura yuko itorero rigomba kwizihiza yubile y'imyaka 25 ya nyuma ya jenoside, umuntu yabyibaza. Pastor, wadusobanurira wenda? Murakoze cyane. Mu by'ukuri amateka y'igihugu cyacu, cyane amateka atari meza twaciyemo yabaye ku gihugu cyacu nka jenoside yakorewe abatutsi muri 1994, ngira ngo byahaye buri wese gutekereza. Twebwe abashibutse muri amateka bazamukiye muri icyo kintu, ngira ngo guteta byabaye bike, kuko dukoze urugendo rutoroshye mu by'ukuri, kuko ikintu cyabaye amahano ku isi, byanze bikunze twiyemeje gushaka ibisubizo. None rero muri angere twebwe turimo ni angere ya Gikristo, ni angere y'amatora ya Gikristo. So rero mu by'ukuri ubundi mu by'ukuri twaje ibibazo byinshi. Iyo urebye twaje ibibazo byinshi cyane, uburyo abantu baguye mu nsengero, abantu bahungiye mu nsengero bagwamo, bitwaga abantu b'Imana, bica abayoboke babo. So rero mu by'ukuri buriya twari dufite ibibazo bitatworoheye, gusa turashima Imana ko itorero rya Gikristo mu Rwanda ryicaye naryo. Biravuga ngo ari kwa mugani nimba abakristo hejuru ya 90%, ubundi muri mu gihe cya jenoside 94 ubushakashatsi bwakozwe basanga abakristo bari muri za 96%. Yes, abanyarwanda bari abakristo, urumva 4% n'abandi bari bafite indi myizerere. So rero abayobozi nabo bakoze ikintu gikomeye cyane, abayobozi bakuru b'amatorero n'amadini ya Gikristo batari kwa mugani nimba mu by'ukuri abanyarwanda hafi bose bari abakristo. Ni gute jenoside yashobotse? Jenoside yo ntabwo yateguwe n'itorero, oya, ntabwo idini ari ryo ryateguye jenoside. Ariko se nimba abo bantu bari abakristo, bari abana b'Imana, ni gute jenoside yashobotse? So rero baricaye, ngira ngo hari 2014 Musanze, mu karere ka Musanze, iminsi 3 yose, ngira ngo guhera ku itariki 8 kugeza ku ya 11 abayobozi bose bakuru bose b'amadini n'amatorero ya Gikristo bicaye gushakisha ibisubizo. Ibi ni gute ibintu byabaye, ni gute byashobotse, se nizihe ngamba zafatwa ibintu nk'ibi ntibizasubire. So rero hari mu myanzuro yafashwe no muri dekarasiyo yakozwe, baje guca bugufiya basaba imbabazi, ariko bavuga yuko mu by'ukuri itorero rya Gikristo ritigeze rishishikazwa no guhindura abantu kuba bigishwa ba Kristo.
iyo dekarasiyo barikoze ntabwo bigeze muri make ntibigeze bashishikazwa no kuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bugira abantu abana b'Imana, kuko nta mwana w'Imana wakora jenoside mu by'ukuri. So rero mu by'ukuri iyo dekarasiyo imaze kuba twararuhutse, kuko twibazaga uburyo wamugane abantu batuyoboye ubu se ntibakongera bakabatwica kandi. So rero turavuga ngo murakoze, mudutuye umutwaro, muraturuhuye. So bakoze indi ngamba yavuga ngo ubu noneho dutanze uburenganzira hashakwe ubutumwa bwiza bushobora akungana gahunda n'umunyarwanda. Ubutumwa bwiza noneho bw'umwimerere bushingiye kuri Bibiliya buza none kuri Kristo, ubutumwa bavuga bwa kabiri. So rero nka Young Generation tugifite imbaraga, ngira ngo ndetse n'ibigano twagiye dukora ku radio, mwumvise ko hari bitabo nagiye nandika. Imana tugiye neza, dushaka ubutumwa bwiza turabubona, ari na mpamvu nyine wumva Shining Fire Ministries yashinzwe. Ubutumwa n'ubu byara abantu bakabana b'Imana. Rero ijambo ry'Imana rizimyo ryabonetse ntago bigarukira mu gusenga gusa, ahubwo ijambo ry'Imana ry'ukuri rizana impinduka mu buryo butandukanye. So ni mpamvu twavuze ngo reka twicare turebe urugendo tumaze, tuzarekera gutyo gusa. Imyaka 25 yashize, nyamara ari cyo gukora. Twe turiho, twabonye amahirwe turiga, ababaga mu mashitingi tuba mu mazu. Mu by'ukuri muri areas zitandukanye igihugu cyari yubatse. Ikindi kandi rero tukanasura sinza kwivuga ndi kubicukumbura neza, tukanibazo kandi byagiye bitugora. Guhera 94 kugeza 2019 hari ibibazo bikomeye byagiye boneka mu myemerere. So nabyo twifuza kwicara tuvuge ngo ibi bintu tubisezerere birangire. Ndaza kwikubwiraho, ndaza kwivugaho muri makeya. Ikindi kandi rero twicare hamwe dutangariza abantu iyerekwa ejo hazaza. Imyaka 25 iri imbere dufite iki? Ntacyo dufite. Oya, turagifite. Young Generation dufite content, haba mu Bukristo haba no mu zindi ngamba zo kwaka igihugu. Ngira ngo nuko igitekerezo cyaje nizo ngamba dufite. Murakoze cyane. Bakunzi b'iyobokamana TV, murumva ko abangaba Young Generation itegura ibintu byiza cyane. Ati nyuma yuko habaye ama declaration atandukanye cyangwa abayobozi b'idini n'itorero mu Rwanda babibaza uko byagenze kugira ngo genocide ishoboke mu gihugu cyari kirimo abakristo benshi mu kubwiganze bwinshi hejuru ya 90. Ati niyo rero twatekerejwe ati dukwiye gusubiza amaso inyuma maze tukareba nyuma ya genocide yakorewe abatutsi, tukareba nyine itorero n'idini noneho rero byagenze gute by'urubyiruko rushyashya nyine ari nabyo barimo badusobanurira. Pastor, wenda umuntu yakwibaza ati iriya declaration wenda yakozwe n'abayobozi b'amadini n'amatorero, ku giti cyawe wenda wayakiriye gute? Murakoze cyane. Mu by'ukuri niba hari ikintu kidasanzwe cyabaye mu mateka y'u Rwanda kizahora kibukwa ni la declaration. Ikintu gishimishije muri la declaration ngewe nari impari itegurwa. Ijambo rimwe ryavuzwe n'umuyobozi mukuru waje gusoza uwo mwiherero w'iminsi 3 w'abayobozi bakuru b'amadini n'amatorero ya Gikristo. Yaravuze ngo aya ni amateka akozwe n'itorero rya Gikristo mu Rwanda, kandi aya mateka azahora yibukwa. Aravuga ngo nihagira umuntu wirahira akarwanya iyi declaration, iyi myanzuro ifatiwe ahangaha, atenda barahiye Imana izamurwanya nawe muri iki gihugu. Ibyo bintu yarabivuze hari ku itariki ngira ngo 11 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka 2014. Kubona amatorero yose yicaye hamwe, abantu basaga 120 kuva kuri Kiliziya Gatolika niyo torero rikuru mu Rwanda kugeza ku ryari rivutse, bicaye natwe ba Young Generation tuhicaye, ukabona igikorwa nk'icyo gikozwe. Mu by'ukuri baravuga uti icyambere bavuga ibikomere byanjye. Kubera iki? Kubera ko nahoraga nibaza ntese ni gute genocide ishoboka mu gihugu kirimo abakristo 100%. Ariko bamaze kwemera ko batahinduriye abantu kuba abigishwa ba Kristo, batababwirije ubutumwa bwiza, ahubwo babahinduriye kuba abayoboke babo. Iyo myaka hafi 100 naravuze nti rero ubu ngubu ndakangutse. Nari nzi ko wenda abanyarwanda ari bo babi, naho burya n'ababigishije bemeye ko ntacyo babigishije. Navuga nti rero no gukanguka tukirwanaho, tugomba gushaka igisubizo cy'ibibazo byacu, atari ibibazo byacu twebwe turi aho ngaho, ahubwo gushaka ibisubizo byacu twebwe turi aho, ahubwo no gushaka ibisubizo by'ejo hazaza.
by'abari kubyiruka, kuko ngewe jenoside nari mfite imyaka 18, ariko uyu munsi nyuma y'imyaka 25 numva ni mu myaka 40 irenga, haracyari indi myaka imbere yanjye. Iyo rero nanjye mfite inshingano zo kugira icyo nkora. Ni ukuvuga ngo uyu mushumba w'itorero runaka ampaye inshingano kuba yemeye intege nkeya zabayeho, ibyo yakiriye nibyo yahawe nawe, kandi umusaruro wabyo ni uwo nguwo wabonetse. Ariko jyewe muto, icyo bimpaye ni inshingano, ni nko kuvuga ngo akira nawe icyo ugomba gukora mu gihe kiri imbere, cyane cyane ko harimo ingamba, muri ziriya ngamba zafashwe harimo ingamba abayobozi bakuru b'amatorero bahaye umwanya urubyiruko. Baravuga ngo urubyiruko tubahaye umwanya, tubahaye uburenganzira, namwe mwinjire mu rugendo rwo gukemura ibibazo by'igihugu. Afite mu magambo make, mugene ejo hazaza haho muri kugana. So rero ubwo ngubwo mu by'ukuri ni ibintu bishimishije kuba iriya declaration yarabaye igakorwa, bagasa naho bahaye generation ikurikiyeho inshingano zo kugira ikikora no kurema igihugu cy'ejo hazaza. Ibyo rero nibyo mu magambo makeya bikubiyemo iyi yubire y'imyaka 25. Ntabwo ari yubire y'imyaka 25, kuko iby'imyaka 25 ishize byo mu by'ukuri twebwe icyo dufitemo no gushimira aba basaza bagize uruhare rukomeye kubaka iki gihugu dufite none. Ariko nanone twebwe intego yacu nyamukuru, icyerekezo cyacu ni mu myaka 25 iri imbere. Ubu ngubu dusa naho twatangiye noneho imyaka 25 iri imbere. Iyo yubire ni ukushimira ibyabaye, dushimira ababaye, abakoze ba data bien sûr, ariko nanone tubwira young generation ngo dore imyaka 25 iri imbere, dore ngiki cyo tugiye gukora n'iki ngiki. Urakoze cyane bakunze ibiyobokamana TV, mwabyumvishe mwebwe mudukurikiye. Pastor Mukanya rero tuganira wavuze ati turagenda tujya tubigarukaho itegurwa ry'iyi yubire uko iteguye. Nubone nyine Pastor urakomeza udusobanurire byinshi, izitabirwa na bande, mbese uyayiva idoni donyine ry'imitegurire y'iyi yubire y'imyaka 25 y'itorero n'idini bya nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Dore ko uwabibara ubu ababazi bahise babita mu mibare, baravuga bati muri 1994 turi mu 2019, 25 irageze turimo turayisingira cyangwa turayigana ku musozo. Yubire rero iteguye gute, izaba ryari, byose uragenda bigaruka. Okay, murakoze cyane. Ibire yateguwe na Young Generation, ariko ni igikorwa cy'abanyarwanda bose. N'abanyarwanda bose tugashima Imana, tukasubiza amaso inyuma, tukareba aho tuvuye, tukareba ibibazo nyine burya amateka atwigisha ngo utazi yaba nta nubwo amenye yajya. So rero yure twayiteguye neza, tumaze igihe twitegura, twakoze concept yayo kugira ngo dutegura amasomo tuzigamo, dutegura ibikorwa byayo. ngira ngo rero guhera mu kwezi kwa 11 umwaka ushize 2018 nibwo twatangiye kubimenyesha inzego zose. Twasanze inzego z'igihugu bireba RGB, tubiganiraho babyumva neza. Twaganiriye na Peace Plan, urwego rushinzwe ruhagarariye amadini yose, hafi yose, imiryango ya gikristo, za Division n'indi miryango yose yagutse, hanyuma n'inzego za leta bien sûr nabivuze, inzego z'abikorera muri PSF, inzego zose z'igihugu twarazimenyesheje. So rero mu kwezi kwa 8 twari mu gikorwa cya awareness, twerekana preparation, tuganira n'izo nzego zitandukanye, kandi ikintu dushimana nuko bose bavuga ngo iki gikorwa ni cyiza. Uri gikorwa kirarimbanije mu myiteguro yacyo, ariko umunsi nyirizina wo kwisha twese nk'abanyarwanda, uwo munsi tukavuza impundu, tukabyina, twishimira ejo hacu hazaza, ni ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 9. ngira ngo izina rya yubire nyirizina yitwa Rabagirana Rwanda. Nirabagirana Rwanda kuko mu by'ukuri buriya tuzasobanura abantu mu murage mushya ibintu byinshi. Uru Rwanda rurenze kuba igihugu iki ngiki babona. Iki ni igihugu cy'umugisha gikomeye cyane, ni igihugu gikomeye cyane mu by'ukuri. Katubwira abanyarwanda ngo Imana
uwiteka agiye kuduhishura igihugu cyacu uburyo ari igihugu cy'umugisha. Abantu benshi ntabwo bakunze kucyumva, ariko mu murage mushya tugiye gusobanura abanyarwanda igihugu cy'u Rwanda icyo ari cyo. So rero niyo mpamvu iriya nsanganyamatsiko yitwa ngo Rabagirana Rwanda. Ngira ngo mu by'ukuri abantu benshi bazifuza kuba abanyarwanda bazifuza kuba abanyarwanda nibamenya u Rwanda ruhishutse, u Rwanda rw'umwuka. Byose n'ibyabaye burya Satani yanga ngo umujura atera hari ibintu n'ibyabayemo no kugenda rurwanya no kwaza ubutunzi burimo. Rero Imana yashyize ku mutima yacu hishurirwe ry'igihugu cyacu, ni igihugu cy'umugisha. Rero ndizeza abanyarwanda imyaka 25 iri imbere, ingingo twabateguriye iyerekwa dufite, uzabyumva wese azifuza kugenda mu murongo n'ihishurwa rikomeye Imana duhaye. Murakoze cyane. Mwabyumvishe bakunzi ba Iyobokamana TV yuko aba bantu bari kutuganirira neza ku bintu barimo bagenda bategura. Pastor, wenda tukugarukaho dukomeza nyine kuvuga no kuri iyi yubire. Umuntu yakwibaza ati mbere ya jenoside idini n'itorero n'ubundi byariho bibasenga abantu mu nsengero nk'uko n'ubundi n'ubu ngobo bikorwa. Murumva kuba wenda hagiye gukorwa yubire si ibibazo wenda byagiye biba, murumva no mufite icyizere cy'uko uko amatorero n'amadini byaba biri gukora muri iki gihe dusohoyemo, wenda nabyo habaye wenda ikintu kidasanzwe cyangwa noneho batakongera cyangwa ngo bihangere kuba byagaragara ko idini n'itorero byijanditse mu bintu bibi, ko na mbere n'ubundi basengaga baterana amateraniro aba ibiterane by'amasengesho bigakorwa mu madini n'amatorero. Ubu noneho yubire kuba muzayizihiza, murumva izabije gukemura iki cyangwa umuti uzaba uwuhe w'ibyo bibazo? Urakoze cyane. Buriya iyo umuntu ajya kugaya cyangwa kunenga agomba kugira ibyo ashingiraho. Iyo tureba ubukristo mu Rwanda, bwageze mu Rwanda ryari, bwaje bute, bwazanywe nande? Ubukristo mu Rwanda bwaje mu mwaka w'1900, buza isi yafashe icyerekezo ibihugu by'i Burayi, twakwita ibihugu by'abazungu, biri kuza gukoloniza umugabane wa Afurika. Afurika yari imeze gute? Cyane cyane Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara. Iyi Afurika yari Afurika y'abantu batazi gusoma no kwandika, abantu bataramenya no kwambara ikabutura, abantu b'abaturage bari primitifu bakiba mu mashyamba aho ngaho. Noneho ubwo abo bantu baje b'abakoloni n'ijambo bazanye, urumva abantu babizaniye ni bande? Iyo turebye Bibiliya y'Ikinyarwanda ikoreshwa n'abaporoso hafi ya bose, yahinduwe mu Kinyarwanda mu 1957 nibwo iyo Bibiliya yari imaze kuboneka. Ese mbere y'uko imyaka 57 abanyarwanda bari kwigishwa iki mu ruhe rurimi? Ese materiyeri yifashishaga ni iyihe? Ese abari bazi gusoma no kwandika banganaga iki? Urumva rero ubukristo bwaje mu Rwanda bwasanze abantu bameze gute? Ni abantu bari bakiri inyuma. Ni ukuvuga ko haje icyo nakwita politike mbi, kandi koko ni politike mbi yagejeje u Rwanda kuri jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Abanyarwanda bayitabira ku bwinshi kubera ko rya jambo ry'Imana rizima ribabyara batari barigeze barihabwa. Ku kibazo rero wambajije, iyi myaka turimo mu mwaka wa 2019, abantu bazi gusoma no kwandika bangana iki? Uyu munsi dushobora kugenzura, turisomera, urasoma amateka y'isi ukayasesengura, umuntu akakubwira ukumva. Ntabwo umwigisha w'ijambo ry'Imana yaba pastor, padiri cyangwa no mu yindi myemerere yapfa kuza ngo avuge ikintu utahe gutyo gusa ngo ibyo avuze ndabyemeye. Nawe ushobora gushyira mu gaciro ukabanza ugasesengura ibyo afite. Ikigereranyo cyo gusobanukirwa nizera ndashidikanya ko cyamaze kujya hejuru. So rero hamwe n'iyi myaka 25 iri imbere, nta munyarwanda wakongera gushukwa. Ibyo twabayemo, ibyo twanyuzemo ni amateka, kandi ingaruka zayo ntawe zitagezeho. Imyaka 25 iri imbere ni imyaka yo kurabagirana, ni imyaka y'uburyohe, ni imyaka nk'uko Pastor yari bivuze, isi yose izifuza kuba umunyarwanda. N'iyi myaka 25 ishize
twari tukirwana n'ibyo bibazo byose. Nibura tumaze kubona ishusho y'u Rwanda. Noneho rero tekereza mu yindi myaka 25 iri imbere. Imyaka 25 ishize twari tukirwana no kwiga, tukirwana buri wese no kubona wenda aho arambika n'umusaya. Ariko muri iyi myaka 25 havutsemo indi generation. Iyo generation rero niyo Imana idutumyeho. Ni generation izarabagirana, izaba ifite, sinzi ukuntu umuntu yabisobanura, ariko icyo tuzi tudashidikanyaho nuko mu myaka iri imbere iyi murajya mushya ufite inkingi 7 wubakiyeho. Tuzagenda tuzisobanura ntabwo twazivuga uyu mwanya kuko turi kuvuga ibya yubire. Ufite inkingi 7 wubakiyeho. Ariko reka nse nkuvuga nk'icyo twakwita vision. Ndagerageza kubishyira mu cyongereza kuko niho twabitekereje cyane tubyandika gutyo. Wenda muraza kumfasha. Turavuga ngo ni one heart, one nation, one inheritance. Naho abanyarwanda iyi generation ije igomba kuba ifite umutima umwe wo kubaka igihugu kimwe, kandi bagasangira ibikomoka uwo murage w'igihugu bakawusangirira hamwe. Noneho misiyo yacu rero kuri iyi generation ije ni yihe? Ni Rwanda ni identity, kubaka identite y'ubunyarwanda. Icya kabiri ni great innovations towards industries, gutekereza, kuvumbura, ariko ibyo uvumbuye ibyo aribyo byose ukaba ufite imitekerereze yo kubaka inganda. Niba hariho iyi televiziyo iyobokamana, rigomba kuba ku rwego mpuzamahanga, rikaba rikompetitinga na TBN, Al Jazeera na CNN n'ayandi televiziyo yose akomeye. Ni ukuvuga ngo abantu tuhagurukanye muri iki kinyejana bagomba guhagurukana iyo mitekerereze. Icya gatatu cyo twita ngo ni spirit of quality and excellence. Ntabwo ibyo ngibyo wabigeraho bidafite ubuziranenge. Bigomba kuba bifite ubuziranenge ku buryo niba igikorwa wakoze wowe cyangwa twebwe turi gukora, nihaza hari igikorwa cy'Umuyapani, hakaza igikorwa cy'Umunyamerika, hakaza igikorwa cy'undi muntu wari wese ku isi, muri wa mutima w'ubunyarwanda ariko kigomba kuza aricyo kiri top ku isi. Tudashidikanya ko abadukurikiranye, abo tugiye kugendana muri urugendo, ari uwo mutima, ari iyo mitekerereze, ari niyo mikorere bazaba bafite. Murakoze. Wow. Bakunze ibiyobokamana TV, mwabyumvishe rero bari kudutegurira ni yubire y'itorero nyine y'imyaka 25. Itorero ni dini nyine uburyo byabayeho mu nyuma ya jenoside. Urumva ko ari ibintu byiza cyane bizaba birimo ibisubizo. Ngo ni yubire izaba ifite intego ngo yo gushima Imana, ngo urugendo nyine yakoranye n'abanyarwanda kuva mu mwaka 1994 kugeza mu 2019. Hazaba kandi ngo harimo intego ngo yo gushima ku mugaragaro abantu bose bagize uruhare rukomeye mu kubaka u Rwanda dufite uyu munsi. Ngo ndetse hakazaba harimo intego yo gusangirira hamwe nk'umuryango wa Gikristo icyerekezo cy'imyaka 25 iri imbere. Pastor, uvuze ngo hazaba harimo gushima abantu bose bagize uruhare muri iyi myaka 25 kugira ngo u Rwanda rube rumeze gutya. Ubwo no kuvuga ko hazashimwa bande na bande muri makeje? Mu by'ukuri hari abantu bo gushimirwa. Abantu bo gushimirwa buriya duhereye ku ngabo z'igihugu. Mu by'ukuri ingabo z'igihugu zashoye amaraso yabo, zigashora ubuzima, cyane cyane by'umwihariko wari ziyoboye Perezida wa Repubulika Paul Kagame, n'urugendo rurerure rutoroshye kuva icyo gihe kugeza uyu munsi. Ikindi mu by'ukuri twagiye muri iyi minsi turi mu gutegura igikorwa, twagiye tugana n'abasaza bo muri eglise, bo mu idini, bakatubwira ati mwabana mwe, Imana ibaha umugisha kubwo igikorwa mukoze, kuko natwe mu by'ukuri Imana iratwibutse. Ati intambara ikirangira, jenoside yakorewe abatutsi ikirangira, ati hari insengero zimwe twajyagamo tukabanza gukura amagufwa n'imibiri y'abantu kugira ngo hongere guteranwa. Turenga ibyo byose twabayeho. Wenda se uzi ko igihugu kikibohorwa hari ibibazo by'abacengezi byongeye kuza, ataho hose wasangaga turi mu nkengero z'igihugu, turi gusenga Imana ihindura ibintu, Imana ihindura amateka y'igihugu cyacu. So rero abo bantu bose
twababwira ngo nimuhumure babyeyi bacu, tuzabibuka kuba uyu munsi dufite aho dusengera mu nsengero nziza, kuba uyu munsi na sido nk'ingi iboneka. By'ukuri hari abakozi b'Imana batanze umusanzu utoroshye kugira ngo uyu munsi u Rwanda tubona rwa gikristo muri ango ya gikristo rwe ruhari. So rero abantu bose bazaba selected hagati yabo ubwabo, ni ibintu byoroshye, ntibagira ngo hari ibintu bizaba bikomeye, abantu barahari. So rero izo nkingi mu by'ukuri zirahari. Hari abantu mu by'ukuri abo gushimira ni benshi, ariko hari abantu babayoboye abandi ku byo bata mu by'ukuri uyu muntu ikintu yakoze akwiye gushima. Ikindi turifuza no gushyiraho umuco wo gushima. Burya hari abantu bakora defo cyangwa se ikosa ryo kugaya gusa. Umuntu yakoze urugendo rutoroshye, yashoye ubuzima bwe, wenda se aza kugira weakness, aza kugira intege nke gutyo runaka, kandi umuntu yakoze ibintu bitoroshye birangiye aciriweho iteka. So rero mu by'ukuri uwo muco wo gushima, umuntu niba akoze neza ashimwe, nimba akoze nabi hagawe. So rero mu by'ukuri uwo muco wo gushima, kandi ni ikintu cyiza mu by'ukuri cyongera kwagitiva n'umurimo umuntu arimo. Abantu bakoze neza, ababyeyi bacu tuzabashimira twebwe young generation, tuzabashimira kandi tubereke n'urugendo ruri imbere baruhesha umugisha. Urakoze cyane. Ni ibintu byiza cyane Pastor, tukigufite nyine kuri kamera za Iyobokamana TV. Ubundi igikorwa cyose kigira icyo bita teme rusange nyine, cyangwa izina wenda mwavuze ati ni Rabagirana Rwanda, ariko se noneho umuntu yakwibaza ngo aims umuntu kuvuga insanganyamatsiko y'iki gikorwa iritwa ngo iki? Sigendera ku ijambo ry'Imana riri he? Kuko ndumva ari igikorwa cya gikristo, cyerekane babyo mutarabiteguye, ubwo nacyo umuntu yakibaza. Nibwo buzima bwacu, ibyacu byose bituruka mu ijambo. Buriya turashaka gucalenjinga ibintu byinshi byagiye bituka ubukristo. Burya umukristo ni umuntu ukomeye, umukristo ni umwana w'Imana. Impamvu bisavuga ngo n'ibikorwa byacu bifite spirit ya excellence na quality. Excellence ni umwuka wo guhebuza. Ugomba kwerekana ko mu gihe ngo cya Daniel bafite umwuka wo guhebuza, ibintu byose bakabikora neza. Ba Yosefu bafite umwuka wanariza ubuzima bw'igihugu, nibazo birimo bakabasha kubikemura. So rero ibyo dukora bishingiye ku ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni ukuri, ijambo ry'Imana rifite ubuzima, ritanga ubwenge, ritanga byose. So rero igikorwa twakoze gishingiye ku ijambo ry'Imana. Insanganyamatsiko Rabagirana Rwanda ituruka mu ijambo riri mu gitabo cy'umuhanuzi mukuru Yesaya ibice 60 umurongo wa 1 kugeza ku 3. Aravuga ngo byukura bagirane Rwanda, kuko umucyo wawe uje, ubwiza bw'Uwiteka bukawukurasiye, ngo amahanga yose n'abami bose bazagana umucyo wawe, kuko ubyukanye kurabagirana. Yes, rakoze cyane. Ati byuka urabagirane Rwanda, kuko umucyo wawe urakurasiye cyangwa urasiye amahanga yose. Buriya ubundi yewe narinzi ko mu buzima bwanjye nzaba umuririmbyi, kubera ko nkunda kuririmba, kandi ni impano yanjye, nubwo wenda hari igihe n'abanyishyize hasi kugira ngo nigishe, kuko abanyarwanda nanone bari bakeneye kwigishwa. Niyo mpamvu rero numva jewe commentaire yanjye kuri cyo kibazo arumbajije, reka basi ndirimbe kugira ngo wumve umutima wanjye. Turabyemera cyane. Muririmbira Uwiteka indirimbo nshya, kuko aje gukora bitangaza mu gihugu cyacu. Ikiganza cye cy'iburyo n'ukuboko kwe kwera abizanishije agakiza ku Rwanda. Yibutse imbabazi ze, yibutse umurava we, abigiriye igihugu cyacu cy'u Rwanda. Abo ku mpera z'isi bose babonye agakiza kacu, bati koko u Rwanda rufite
rufite bati koko u Rwanda rufite Imana. Wow, komantere yati ni iyi ngiyi rero ati koko u Rwanda rufite Imana. Uraririmbye rero ahubwo uranyibutsa muri iriya yubire hazaba harimo abahe baririmbyi, hazaba harimo abakozi b'Imana bo ni bose birumvikana, ariko hari ukuntu wenda uvuga ati n'abaririmbyi bose n'abakristo kandi ni igikorwa cy'abanyarwanda, ariko se kandi ni bande bazasusurutsa icyo giterane ni igikorwa ni kizabera he, bizaba bimeze gute uwo munsi pastor? Erega uwo munsi aba bahanzi bose muzi bari on top, aba bamakora akomeye nta n'umwe uzasigara, bazaba hari cyane. Yubile imyaka 25 subwo utazaboneka aho ngaho, ubwo mu byukuri ubwo ngubwo yabasigaye nta n'umwe uzasigara. Yego, ni ibintu byiza cyane. Atabahanzi bose amakora arakomeye mu madini n'amatorero bitandukanye bizaba bihari. Umuntu yakwibaza ngo birumvikana bizabera mu Rwanda hose, niko mbitekereza, kuko urumva ni igikorwa gikomeye cy'igihugu cyangwa kiri ku rwego rw'igihugu, ariko se noneho official nyirizina noneho bizabera mu yihe stade, bizabera hehe? Umuntu nabyo yabyibaza. Bazana ndumva Minespoke tubaje mu stade, mbo tuvuga ngo tuzababwira turi gutegura ahantu heza, haba stade Amahoro cyangwa se n'ahandi hantu hakomeye tubona hafitinga mu byukuri vuba hanga turaza tubamenyesha kuko nibyo turimo. Noneho rero nawe warugiye kugira icyo wongera? Yewe ikintu nakongeraho, kubera ko yubire ni yubire, waruvuze ati amakorari ni bande bazasusurutsa. Ngewe iyo ndeba ishusho ya yubire na celebration hamwe n'amakorari n'abahanzi bakomeye, ubwo singabo na polisi batahabaye ngo bakubite wa muziki w'imyaka 25. Mbona imihanda ya Kigali abantu bari kuririmba, baririmbira Imana, bande muzikale za gisirikare za gipolisi yewe n'abandi bose bashoboye, kuko urabona muri iyi myaka 25 tuvuye mu busa. Ubwo se nk'amabanka akomeye atahabaye ngo yambare imyenda yayo, umuntu wese amurike ibikorwa, amurike ikimana yakoze muri we, urumva ni ishusho iremereye. Ubu se reka tuvuge dufite nk'amamoto sinzi niba ari ibihumbi nka 40 ingahe mu muhanda. Tekereza muri iyo celebration amamoto azaba ari mu muhanda. Numva ko buri munyarwanda wese ni umwanya abonye wo kuvuga ngo iyi ni yubire Satani avuge ngo mu Rwanda hari Imana. Nubwo Satani yagerageje kwica u Rwanda, ariko u Rwanda ntabwo rwapfuye. Mu myaka 25 Imana hari kikoze. None ibyo byose byo gucelebratinga nibyo bizatwereka ishusho y'imyaka 25 iri imbere. Uyu mwana ufite imyaka 12, ufite imyaka 20, akavuga ati mu myaka nanjye 25 ngo tuzongera guhagarara hano tubyina turirimbira Imana. Ishusho y'ibyo nabonye ndayitwaye kandi ngiye kwishyira mu bikorwa. Rero mu magambo make, umunyarwanda hari hose ku isi, aho ari hose yumve ko iki gikorwa kimureba. Hari abantu bagize uruhare kubaka u Rwanda b'abanyamahanga batandukanye, abo nabo batubaye hafi, baratufashije, baratubwira ngo ni muhumure muri bihe bibi mwanyuzemo. Hari abantu batanze amafaranga yabo, hari abantu batanze igihe cyabo baradusengera, hari abantu kuri kiriya wavuze cyo gushima ni ndetse utari wo gushimirwa. Uzi ko hari amazina yanditswe mu Rwanda y'abanyamahanga, hari n'abamaze gufata indangamuntu z'u Rwanda, bavuze bati nubwo mwanyuze muri ibyo byago, mwanyuze muri ayo makuba, ariko twebwe twemeye no kuba abanyarwanda. Uzarebe ubukwe buba ari ubw'umuryango, ariko butegurwa n'umusore n'umukobwa bemeranwa ko bazabana. Ariko celebration y'ubukwe rero niho uvuga ngo uyu muryango buri wese avuga kari ku mutima we, abaririmba, abatanga impano, ibirori bikaba ibirori. Bigira naho umuryango uvuga uti twebwe wa mwana wicara cyo wagombaga gukora waragikoze, nicyo ngicyo, ibindi bisigaye n'ibyacu. Natwe rero iki gikorwa ni icy'itorero, ni icy'abanyarwanda bose,
n'inshuti z'u Rwanda, nubwo ari twebwe Imana inyujijemo icyo gitekerezo, ariko ni iby'abanyarwanda bose. Twebwe rero turahagaze kugira ngo umuryango nyarwanda, umuryango wa Gikristo uze ukore ibyo birori byawo Imana yatunyujijemo. Ni ibintu byiza cyane. Pastor, turimo tugana ku musozo w'iki kiganiro turimo tugirana, n'ubuhe butumwa bundi wumva waha abanyarwanda cyangwa abakurikiye iki kiganiro turimo tugirana? Nyine turaba turi kugenda twerekeza ku musozo w'iki kiganiro. Murakoze cyane. Ikintu nabwira abanyarwanda bose, ari abari mu Rwanda no mu mahanga, sirozi ko abanyarwanda benshi baba mu mahanga, miliyoni nyinshi cyane. Abanyarwanda n'ubwoko bukomeye cyane ku isi buriya. So rero ikintu twabwira abanyarwanda bose, iki gikorwa ni igikorwa cy'umugisha. Ndahamagara abanyarwanda bose kwitabira iki gikorwa, baze twumve icyo Imana ibwira abanyarwanda. Mu myaka 25 ishize, Imana ifite ijambo ryiza, ijambo ry'ubuhanuzi, ijambo ry'icyerekezo cyiza, ijambo ry'ubuzima, ijambo rya yakoje ngo great innovations. Sibyo, Imana ifite ijambo ryiza abanyarwanda, ku buryo isi yose izavuga ngo Imana ikunda u Rwanda. Rero ndahamagara abanyarwanda bose baze bitabira iki gikorwa. So gahunda zitandukanye baraje bazumve, abenshi bari bazifite gutyo barazifite, ariko turaje no official nkuko uruzi turi kumwe namwe, biraje bagereho. Rero ndavuga ngo muze murebe byiza Imana b'icyo Rwanda kubisi yaremwe kubisi yaremwe Imana b'icyo Abanyarwanda, muze mwumve icyo Imana ifite abanyarwanda b'isi yateguye kubisi yaremwe. So rero ni ibyishimo n'umunezero kandi nze ko bazaboneka. Urakoze cyane. Ni muze mwumve ibyishimo by'u Rwanda n'abanyarwanda mu myaka 25. Ati nubwo itorero rimaze imyaka myinshi isaga 100 n'indi mu Rwanda, ariko ati imyaka yo kwiziza yubire ni 25, kuko iya mbere ya jenoside ntabwo itorero ryabashije guhagarara neza ngo rizibe icyuho ntibitume jenoside itaba, kandi abantu benshi bari abakristo. Denis, dusoza hari ikindi wumva wakongeraho wenda kugira ngo tugane ku musozo? Urahita ko unatori dusengera rusoze kino kiganiro tugerekeje isengesho tuyiragiza ibi bikorwa byose ngo Imana izabigenze neza. Ijambo rimwe navuga nuko abanyarwanda aho bari hose ku isi bumvise ko mu Rwanda hazaba ububyutse. Iyi rero niyo ntangiriro y'ububyutse, ububyutse bw'u Rwanda. Uyu mwaka uzandikwa mu mateka y'isi ko mu Rwanda ububyutse bwasutswe. Ibyo ngibyo abanyarwanda aho bari hose babimenye, babibwire n'abandi banyamahanga. Uteka Mana yacu urakomeye, ufite ubushobozi bwose. Isi ibiyirimo n'abayirimo n'abawe. Waravuze ngo uraje kandi uje kwiyerekana mu isi ko utari Imana idafatika. Abantu benshi batekereza ko udafatika, utagaragara, ariko uje kwihishurira mu Rwanda, uje kwiyereka isi uturutse mu Rwanda. Mwami Imana yacu, waduhaye Yesu Kristo kugira ngo aze mu isi abane natwe. Imyaka 2000 ishize, hari ubwo tubyumva nk'amateka, ariko iki ni igihe Yesu Kristo agiye kwigaragaza, agiye kwihishura mu bantu, ubuzima bw'ubumana bukagaragarira mu bantu. Turagushimira ko wahisemo u Rwanda nk'igihugu uzerekaniramo gukomera kwawe, uzerekaniramo imirimo yawe, kandi natwe uduha kuvuka muri iki gihe. Mwami turagushimiye, duhamagariye abanyarwanda bose kuba mu mutima umwe wo kubaka igihugu kimwe. Shimira ko kuri Imana yacu, turagushimira ko kuri kumwe natwe. Cyubahiro ni kibi cyawe, amahanga yose azaza kuri wowe, abantu bose bazakumenya, indimi zose zizavuga ko ari wowe Mana. Muri iyi yubire y'imyaka 25 no gutangira indi myaka 25 iri imbere, abantu bose bazabona kugira neza kwawe. Turagushimiye ko kuri Imana yacu, turagushimiye kubwizi innovation uri kugenda ukora, turagushimiye kubw'aba young Mwami Imana yacu ni TV Iyobokamana TV wahaye ukora uyu murimo wo kwamamaza inkuru nziza y'ubwami bwa Kristo mu isi. Uyagure kandi muri wa mwuka wa excellence na quality Mwami Imana yacu,
iyi televiziyo nayo turayibona mu myaka 25 iri imbere ari igihangange ikomeye. Abantu bose bavuga ngo Imana yacu irakomeye, kandi Imana yacu ifite imbaraga. Uhabwa icyubahiro kuri Imana, natwe tukaba ubwoko bwawe. Tubisabye Imana twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.